urwibutso rwa Remukuru ni ukuvuga ngo ngewe nsa n'umuntu ushahutse cyane kuko mpfushije umuntu w'imena wankuye ahantu haremereye cyane. Ni umuntu wari imfurirana ku ijana ariko aracyariho uretse ko ni ukuvuga ngo yababajwe mu mubiri ariko ku buryo bw'Imana data ubu aricaye cyane byo turi kuvuga arimo aranabyumva. nakubaza ngo mwahuye gute ubundi we na Remukuru Arinda? Remukuru ni ukuvuga ngo hari umumama, ni ukuvuga ngo njye nacurangaga mu muhanda ndirimba mu isoko genda bampa igiceri cy'ijana, noneho rimwe nza kujya aho bita Rwagitima ndacuranga ndaririmba, noneho hari umumama wita Ana, noneho nk'uko waba ufite telefone nini ya taci ntacuranga akaziki noneho kagapositinga namwe mukabasha kukabona. Noneho sinzi ukuntu boss yakamugezeho icyo gihe yabaga muri Cote d'Ivoire niho yabaga. Noneho abwira Ana ati uyu musaza aha turahazi, amuhamagaye kuri telefone. Undi ati ndahazi cyane. Ati se wamumbonera? Undi ati rwose namubona. Ati ndamushaka byihuta ninzi Kigali nje mu rugo kuko ndi mu rwego rw'akazi, ninza mu rugo ngenda mushaka iwanjye. Abaga ati se Imana yambendereye amateka kandi ndishima cyane, ndetse ahita amuvuga ati reka muguye uwo musaza wumve ko turi kumwe. Arampamagara ati witwa nde? Ndamubwira ati nitwa Senyumva France. Ati rero ati numvise uturirimba uririmba numva nabasha ati nukujyaniye muri studio nkatugukorera neza ukatwumva ntibyagufasha nahubwo waba umbyaye muri batisimu. Ati uyu mumeri rero ati tike niyanjye we muzaza mu rugo. Aransuhuza musanga mu rugo yicaye muri salo, ni nacyo nazibagirwa, yicaye muri salo. Arambaza ati niwe Rwagitima? Ni ngiye gusa. Afata telefone ataka kantu urakaze? Ndakaze. Kiramo kwa Mwambiri kwa Mwatatu na Maria Jeanne. Ati se niwe turirimbye? Ndi rwose ni njyewe boss wanjye. Ubwo ariko numvaga nari nakuvuga ngo wenda boss, ariko yambwa ati giyewe kuba ugeze ubundi boss wawe ishaka kugira ngo nguhindurire iki ubuzima. None napfushije umuntu w'intwari kana niko bigenda. Ngo yaranjyanye ankorera indirimbo ya mbere Maria Jeanne iba iriye hiti, nkora icange mukobwa uraberewe ibaye hiti, Rwagitima ibaye hiti. Igihe nari kumwe na Diamond Platinum urumva papa wanjye anzamura atyo. Ubu buzima bwose nari nabukeshaga we. Ni ukuvuga ngo nabaga ndi mu rugo, abana banjye bigaga ahantu heza, bosi amafaranga yohereza nta kibazo mfite. Ariko ubu noneho byabaye urudubi gusenda nzabaho gute koko Mana? Ubu napfushije imbyeyi cyane. Nibyo ibyo byose mwabiciyemo, ariko kandi yakwigishije iki nk'umuntu wari uri muri hafi nk'umuhanzi kandi akaba yanagufashaga muri record label ya Boss Papa? Yakwigishije iki weho nka Nsengiyumva n'ayo masomo usigaranye kuri Remukuru Arinda? Yatwigishije ati mujye mbere na mbere mukundane nimba ni ukuvuga boss yarakubwiraga ati mwana wanjye uri umuhanzi runaka, ikintu iyo ugikunda gikora ugikunda kandi kizakugirira akamaro. Nugikora ubishaka byanga bikunda uzakigeraho kandi ukagikora ukabona kiratunganye. Yego, hari ibihangano wenda mwari mufite muri studio, se imishinga mwari mufitanye n'imishinga imeze gute? Ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo kuri zingahe ni ukuvuga ngo nendaga gukora izindi ndirimbo. Ni ukuvuga ngo harimo mu gaseke twakozemo harimo indirimbo 15 zitari zasohoka. Yari amaze kunkorera indirimbo 14.
ariko yateganyaga ko nibura muri iyi minsi nenda kubaha undi muziki. yego birumvikana ko wabuze inshuti yawe ndetse akaba n'umuyobozi ni papa wanjye cyane, yari papa wanjye n'ubu kandi nanjye ninabaruka nkatabaruka nzagenda mvuga ati uyu yabaye papa wanjye n'ubu ni papa wanjye none nanjye ndamubonye ninkorera kunesha. komera cyane rero Nsengiyumva, reka tugushimire ku mwanya wawe, ni benshi bamufiteho urwibutso, reka tugushimire hanyuma komera cyane nyine. Murakoze kandi Imana namwe bari mubo babanye na Mukurarinda muri record label ya Boss Papa harimo Clarisse Karasira. Uyu munsi uyu muhanzikazi ari kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ni wasigaye atuye, ariko kandi twamumenye cyane ubwo yafashwaga na Mukurarinda. Uyu munsi ni inkuru mbi kuri we nawe, ariko kandi afite urwibutso amusigiye mu myaka babanye amufasha nk'umuhanzikazi, ndetse abanyarwanda bamukunda cyane. Clarisse Karasira rikamaze mubwire ni pole sana, komera, ariko kandi Mukurarinda agusigiye masomo mu buzima, n'iki wamwigiyeho? Murakoze cyane Moses. Mbere na mbere ni inkuru ibabaje, nimenye hano turi mu gitondo, nimenye nkibyuka, navuga ko ari inkuru iteye agahinda. Ale twamenyanye nakoze umuziki maze gukora indirimbo ya gatatu yitwa Ntizagushuke, yakunze inganzo yanjye aranyandikira, ndabyibuka kuri Facebook ati duhure nshaka kugufasha nkagutera inkunga. Ale duhuye, twahise duhuza dutangira gukorana. Ale ikintu gikomeye namwigiyeho, twakoranye nk'umubyeyi uri gufasha umwana we, ntabwo twakoranye nk'abantu bari muri business. Ibintu byose yamfashije, wabonaga afite umutima wo kuzamura uwo mujene ufite impano ushaka kuyigeza kure. Ndetse n'ahantu byankoreye ku mutima cyane nuko n'igihe nari ngiye gutangira n'ishapitre y'ubuzima, we yabyumvise cyane ndetse yaranabyishimiye, kuko ni ikintu cyiza nari ngiye gukora. Wenda nuko abantu batabimenye, nari ngiye gukora ubukwe nuko wenda twabyigije inyuma. Yaranezerewe cyane, ubona nyine ntabwo ari kwa kundi abantu bakorana nk'amasezerano byarangira ukabona nyine bibaye ikibazo kurusha kuba umuntu yakwishimira. Ni umuntu mfiteho urwibutso rukomeye cyane, ni umuntu wamfashe nk'aho ari umwana ari gufasha. Sinzi ukuntu nabivuga, kandi na nyuma twakomeje kugenda tuvugana. Imana imuheruko ridashira, ntabwo byoroshye. Uvuga gute cyangwa usobanura gute ubuhanzi bwa Mukurarinda, cyane ko mwahuriraga muri studio, wabonaga nawe ibihangano uburyo yabitunganyaga n'uburyo yabikoraga, usobanura gute ubuhanzi bwe? Rero ubuhanzi nasobanura ko ari umuntu mu buhanzi ukunda cyane umuziki kandi agakunda abajene. Hari igihe twahuriraga nko muri studio, wabona ukuntu ari kwibyinira, ari kuririmba, ukaba wanakibagirwa ko ari wa muntu uri no muri politike ukomeye no hanze y'umuziki. Donc ni umuntu wari ufite passion nini y'umuziki, ubona ari umuntu ukunze uwo muziki, kuko ndabyibuka turi n'abana twakoze twumva indirimbo ze zitari n'iza vuba z'amakipe, indirimbo nyinshi z'urukundo. Navuga ko ari umuntu wakundaga music cyane kandi agakunda guteza imbere urubyiruko, kuko sinanjye gusa yafashije, nzi ko yafashije abahanzi benshi n'abaproducers benshi. Hari abantu benshi bakoranye wenda batanamenyekanye cyane, ariko ni umuntu rwose ukunda umuziki, kandi nta nubwo yawukundaga gusa, ahubwo yakundaga no kuba yagira abandi awuzamuramo. Vema, usigaranye iyihe mpamba, usigaranye iki ku mutima wawe nyuma y'uko atabarutse? Navuga ko ikintu kinini yanyigishije, nk'uko muri Gira Neza, indirimbo yanjye Gira Neza birimo, navuga ko yansigiye umurage w'urukundo no gukunda gukora ngo niteze imbere. Ndumva ari uko nguko nabivuga. Komera cyane, tugushimira ku mwanya wawe Clarisse Karasira. Murakoze kandi mukomere.